uratwumva kugeza ku isaha y'isa 2 z'ijoro uri kwenjayinga cyane. KingJames afite igitaramo gikomeye cyane muri ino week turimo 30 years of KingJames. Oh my god. Amaze gukora ibintu binini cyane mu muziki wa hano mu Rwanda. Sibyo se? Ninde utemera yuko ari legend? He is a legend. Wallahi. Twemere nubwo yatubuzeho ariko trust me ibikorwa bye turabizi. Ngo nubwo yatubuzeho gute yamaze igihe tutamubona mu kibuga rwose. Yes, there's a bafite ikintu cyo kugenda bakajya hanze bakabura by'umwihariko abahanzi bakuru baje kera. Urumva bakaza ngo ubwo babaye big byose ni ugukura. Iyo umuntu akuze ari ukuntu iki none iyo yakoreye amafaranga menshi ahita bwa ukibagirwa igihugu cyawe. Ntabwo ari ukwibagirwa igihugu. Nose KingJames nahora hano mu Rwanda akora iki uheruka nashaka amafaranga mu bindi igihe uherukira KingJames mu gitaramo cyari cyo cyose nibyo narindi kukubwira. Hari igihe kigera, hari imyaka igera umuhanzi akavuga ati reka mfata agapause kwanza numve n'ubundi buzima. Now ejo nabonye abantu benshi batangira kuvuga ngo amatike ya KingJames yo kwinjira muri KingJames atangiye kugenda acuruzwa ku giciro cyo hejuru cyane. Ubwo ni kuri ba bantu bayaguze before rero abantu babivuze. Urumva ati okay amatike ya mbere yashize twasanze ngo allegedly ngo naba diaspora bayaguze wese ubwo wenda aho yabaga cyangwa abajyanye nawe muri icyo gihe. Twebwe abari mu gihugu banze kugenda turayabura. Twabuze amatike kugeza uyu munsi yewe. Bose yadusabiye ayasho ya mbere ayasho ya kabiri ahubwo badushiriraho show ya kabiri. Right? Ariko none all of a sudden niba babuze amatike azabagarura niba babuze iki simbizi now they are trying to bari kuyateza cyamunara ibintu twabivuzeho muri BAL. Right? Turavuga ati ni gute mugura amatike mbere mwaranza mukashaka kuyagurisha ku giciro cyo hejuru. It's all about business. Let me tell you, your business rero igomba kuba cancelled bakanabikurikirana. Abantu bari gushaka amafaranga mu buryo bwose bubaho. Nanakurega ibyo bintu ntago byemewe. Niba abantu ba presentinze ko itike igura yangaya biri ku mbuga biri kuri ticket.rw. Sibyo? Niho tugenda tukagura amatike wowe gute wowe ujya gushyira ibiciro byawe urimo kubikoresha mu nyungu zawe nta musoro wishyuye na like you get what I mean. Bira byo mu kirere nakureka ngiye buryo ukajyamo. Hari igihe bajya bafatwa by the way bahise barafatira ku murongo bajya bafata kabisa. Ariko let me tell you no reka dutegereze kuri BK Arena hano ku marembo ejo bundi uzahura nabo benshi. Niba nawe uzi ko ufite iyo tike ukaba urimo kuyigurisha ku mafaranga ari hejuru I promise you ntayo tuzagura tuzajya muri show ya kabiri tuzajya tubahima ariko ushobora kuba uhimana cyane. Reka tubigishe kuko urubigiye reka tubahime. Hariya haracyari tickets zo muri show ya kabiri. Show ya kabiri zo zirahari kandi nezashya cyane wana. I know tuzajya mu yihe mu ya kabiri kugira ngo duhombye bari abaguza ya mbere. Ahubwo ikindi kintu kibabaje KingJames ashobora kuzabura abantu muri arena kuri show ya mbere. Ibyo ntago bindeba kubera aba bantu baguza ama tickets mu ya kabiri azatubona. Reka abaguze ya mbere bazahajya ugira inzika. Simba Diamond Platnumz. Okay. Mbakunda ko bafite amajwi meza kandi bazi guhanga. Bazi guhanga bafite n'amajwi meza. Ngewe Diamond buriya mukundira uburyo azi kwipromotinga. I know. Ashobora no kuba yifitiye nk'ibihumbi $30 kavuga ati ngomba kujya muri show muri private jet just kugira ngo baninye bamenye this is my wife brand. Mu buzima buryo uzabanze wishore ni ukuri kw'Imana uzi yuko ari byo bimugejeje hariya. I know right. Ubwo nawe waduhamagara ukatubwira ese wowe wemera uwuhe muhanzi. Anyways araza hano mu Rwanda ejo bundi muri Friends of Amstel. Itariki 20 zingahe? Ni n'umunani 28th of August. Hano muri parking ya BK Arena. Ndaza bari kumwe na Blue ariko shawura umwana mubi. Uzi ko bose ubavuze icyarimwe kandi bazaba bari kumwe. Ntabwo nari nasobanukiwe wana. Ibintu mbirimo cyane. So tuzaba turi kumwe nabo muri parking ya BK Arena. Yes, ku itariki 28 nkuko uvuze. BK Arena parking. Izaba ari umuriro kabisa. Friends of Amstel. And we have DJ Life of the Party Etania from UG. That chick is a whole vibe. Anyways, show ya Friends of Amstel ibiri big. Umwaka ushize nari ndi muri
Zaria Coat urabizi ko ari we yabereye ubwo bazanaga Ben naba Mike Ayihura na Kivumbi King umva yari yitabiriwe n'abantu benshi byatari so no kuri inshuro noneho I think ko bazi kuba kubera Diamond na Bruce Melody umva ibabo none se Kevin na afite rap nziza aba Gen Z bemera cyane umva nanjye ndamwemera pe mbona abantu benshi bamugereranya na umuniga witwa Pop Smoke uramuzi Pop Smoke no nyakwigendera ntabwo ngiye kumugereranya sibyo ariko Kevin nawe ni umuntu mwiza cyane nawe arabizi flow ye iragenda flow ye iragenda wajya ura muraperikazi ugira igikabyo